umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo hari bimuranga. Ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo tuzamenyera ku mbuto zabo. Rero hari imbuto. Muzaho dukorera ibyaha ariko nimuzaho twihanira. Bishatse kuvuga yuko namwe mukora ibyaha. Yego dukora ibyaha ariko iyo mwakoze ibyaha mugifite za mbuto batubwiraga tugomba kubareberaho. Hari imvugo ivuga ngo abarokore bari abakera. Ntabwo kuba umuntu w'Imana ari ukuvuga ngo nta byaha ukora. Oya turi mwisi. Ababivuga bafite aho bahera. Yego. Abo twita abashumba, abapasiteri, ababishopu, abahanuzi, abakozi b'Imana. Yego. Nibo basigaye batwerera imbuto mbi. Nibo basigaye bagaragaza yuko nta murokore ugihari. Urashingira avuga ko hari umurokore ugihari kandi abadutoza inzira ko umurokore nabo bwaba atari abarokore. Reka mpere kuri wowe iki kibazo ngikubaze. Yanditse ijambo aravuga ngo nari umusore none dore ndashaje sindabona umwana w'umukiranutsi yicwa n'inzara cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize. Iri jambo ni ukuri. Nari umusore none ndashaje. Yego. Sindabona urubyaro rw'umukiranutsi. Sindabona umukiranutsi wishwe n'inzara cyangwa se ngo urubyaro rwe rusabirize. Icyo cyo ni ukuri. Isereri yamfatiye mu muhanda nikubita hasi kubera inzara. Ntago ngewe rwose nari nanyurwa. Dawidi ati nari umusore none ndashaje. Sindabona umukiranutsi wishwe n'inzara cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize. Kandi hano hanze abantu barasabiriza tukababona babarokore urubyaro rwabo rukicwa n'inzara tukabibona bakabura. Mbese ushingira uvuga yuko iryo jambo ari ukuri. Ese waba wifuza ahantu heza ho gukorera ubukwe ababutashye bose bagasigara basiganuza? Aha nta handi ni kuri Makita Tent Design. Kuri Makita Tent Design tugufitiye tente ngari nziza yo gukoreramo ubukwe, inama cyangwa se ibindi birori. Tugukorera amahema yo gutwikira imodoka cyangwa se gukoresha muri business zawe. Si ibyo gusa kandi turanayakodesha mukayagarura ku giciro gitoya kinogeye buri umwe wese. Makita Tent Design iherereye Kimironko munsi gato ya Beka. Ukihagera usanganirwa n'icyapa kinini cyanditseho Makita Tent Design. Makita Tent tuzanigishimo ubiyore cyose tuba. Dutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese. Weho mukunzi wacu ukurikirana ibiganiro byacu 5 kuri 5. Dufashe umwanya tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye. Ibyo bijye bibaho mu buzima. Ariko kandi nanone dufashe umwanya tukwifuriza guhura no kuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindurire amateka ubuzima bwawe burusheho kugenda bumererwa neza cyane. Nge wumva ndi Ngoboka Miriyamuteho. Nguhaye ikaze mu kiganiro. Nk'uko uri kubibona sindi njyenyine ndi kumwe n'umutumirwa bamwita Damascene. Damascene umeze ute? Meze neza. Uri amahoro? Ndamahoro. Urakomeye? Ndakomeye. Ange ndavuze ngo witwa Damascene ibindi ntago mbizi. Amazina ni Matabaro Damascene. Yego. Ndi umukristo, umuvugabutumwa bwiza. Abansengera muri ADPR Nyarugenge mu Gakinjiro aho bitakunda kwita mu Gakinjiro. Nese bivuze mu Gakinjiro mpanyura ngenda ntago ndahinjira. Okay. Naho ngaho. Iyo uvuze ngo uvuga butumwa bwiza hari abavuga butumwa babi babaho. Erega ubutumwa ndi umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kugira ngo mbivuge neza noneho. Ndi umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuko ubutumwa buratandukanye. N'umuntu ashobora kuguha ikintu akakubwira ati kinjyanira ahangaha ubutumwa. Rero ubutumwa ni bwishi. Abasohoza abajyana ubutumwa bari benshi n'ubutumwa bari bwishi, ariko ngewe ndi umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Iyo uvuze ngo umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo umuntu ashobora guhita atekereza ko hari n'umuvuga butumwa bubi bwa Yesu Kristo. Yego nabwo birashoboka. Ariko ntabwo ndi muri aho ngaho, nta nubwo nshaka kujya muri abo ngabo. Umuvuga butumwa bubi bwa Yesu Kristo? Oya, hari abantu nyine bavuga ubutumwa ariko bakabigoreka. Bakabigoreka. Ntabwo nshaka kwinjira wenda mu bindi bintu, ariko nyine hari
hari abaza bavuga ubutumwa bakiyitirira Kristo ko ari we ubatumye ariko atari we ubatumye mu by'ukuri. Yego nicyo nari nishatse kuvuga. Uragira uti ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kandi hari n'abavugabutumwa biyitirira ko ari abavugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ariko ugasanga si abavugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo arangwa n'iki? Umuvugabutumwa mwiza cyangwa se umuvugabutumwa bwiza kandi akaba ari na mwiza, yego, arangwa icyambere arangwa no gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikaba ari ryo rikuyobora, kuko ntabwo wavuga ubutumwa bwa Yesu utasomye ijambo ry'Imana, utayobowe n'ijambo ry'Imana. Mose niwe wabwiye Imana, arayibwira ngo Mana nutajyana natwe ntudukura aha ngaha. Mu gihe cyose umuntu atari kumwe n'Imana, ibyo yakora byose, ibyo yavuga byose nta gaciro biba bifite, ariko iyo uri kumwe n'Imana byose bigira agaciro. Niyo mpamvu rero umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo hari ibimuranga. Ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo tuzamenyera ku mbuto zabo. Rero hari imbuto, hari ibiganiro aganira ari kumwe n'abandi n'ibyo ataganira. Hari urwenya atera ari kumwe n'abandi n'urwo adatera. Rero igikomeye, ikiba gikomeye aho ngaho ni ukumenya ngo ariko ubundi nge ndi iki? Ese ndi umuntu w'Imana cyangwa se ndimo ndajijisha ntabwo ndi umuntu w'Imana? Ngira ngo ni icyo ngicyo rero Bibiliya niyo ivuga neza ngo tuzamenyera ku mbuto zabo, ku mbuto bera. Rero tugomba kwera imbuto zikwiriye abihannye kugira ngo niba natureba bahere ko bahindukirira Imana, bakira umwami Yesu. Hari system ivuga ngo muzi aho dukorera ibyaha ariko ntimuzi aho twihanira. Yego. Hanyuma weho wihanira he? Umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu. Buriya kwihana ntibigira igihe. Kwihana isaha n'isaha, umunota ku munota, uba ugomba kuvuga ngo Mana nacumuye gutya, Mana mbabarira. Imana ikakubabarira. Rero kwezwa cyangwa se gusaba kwezwa n'Imana. Ubundi kera abantu nibo bavugaga ngo twiyeze, ariko nta wiyeza, ahubwo umuntu yezwa n'Imana, akezwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Rero igihe twajyaga gusenga tugafata akanya tukavuga ngo tubanze twiyeze, ariko nkeka ko atari ukwiyeza, kuko ari ukwiyeza twakwihanaguraho ibyaha, kandi nta wihanaguraho ibyaha, ahubwo Imana imuhanaguraho ibyaha. Rero ahubwo dusabwa kwezwa ku gato no ku kanini, ariko tugasabwa kwezwa igihe icyo ari cyo cyose, igihe icyo ari cyo cyose, kuko ntabwo tuzi umunsi n'igihe. Yesu ashobora gutinda ariko urupfu rwo ntirutinde. Umuntu ashobora kujya kuri moto yavuye mu rugo ariko ntasubireyo, cyangwa ntagere n'aho agiye. Niyo mpamvu isaha yose rero tuba tugomba kugenda tuvuga ngo Mana tubabarire, hano nahasitaye, mbabarira. Rero dusabwa kwezwa igihe icyo ari cyo cyose, umwanya uwo ari wo wose. Musabwa kwezwa igihe icyo ari cyo cyose. Nawe usabwa, twese dusabwa. Hanyuma ndagira ngo wenda mpite ngaruka, uravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Hanyuma iyo muri iri jambo nkubajije rivuga ngo muzi aho dukorera ibyaha ariko ntimuzi aho twihanira, rishatse kuvuga yuko namwe mukora ibyaha cyangwa natwe dukora ibyaha? Yego, dukora ibyaha, ariko nakubwiye ngo twezwa n'amaraso ya Yesu. Isaha n'isaha, buri munota ku munota, buri segonda ku rindi, tuba dusabwa gusaba Imana imbabazi, tugaca bugufi imbere y'Imana ikatubabarira. Yego. Mugasaba Imana imbabazi ikababara. Hari nyuma ubwo iyo mwakoze ibyaha mu mugifite za mbuto batubwiraga tugomba kubareberaho? Ibyaha biratandukanye, nubwo nta cyaha gito nta n'ikinini, ariko turacyari mu isi. Tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Ntabwo kandi ikindi, ntabwo wavuga ngo uri umukiranutsi. Ntabwo uzahura n'ibisitaza. Ibisitaza birahari. Ibisitaza birahari nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ravuga ngo ibisitaza ntabwo bizabura kuza, ngo ariko ubizana azabona ishyano. Rero uko byakagenda kose ntabwo twavuga ngo turacyari mu isi, twambaye umubiri n'amaraso, ntabwo wabura gusitara, ntabwo wabura gucumura, ariko mu gihe icyo ari cyo cyose wumvise wacumuye cyangwa se wumvise
wagize intege nkeya. Reka no kugira intege nkeya nabyo ni izindi bame n'icyaha, nabyita icyaha nacyo, kuko mwese ntuzi ko hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati Imana imbabare intege nkeya, wagiye mu ntege nkeya byakubereye icyaha. Hanyuma umuntu abona yagiye mu ntege nkeya, yazivamo gute kandi kuzijyamo atabigizemo uruhare? Kuzivamo ijambo ry'Imana niyo rivuga ngo ibuka aho waguye nurangiza ugaruke. Kuzivamo rero, kuva mu ntege nkeya, ni ukuvuga ngo ari ku bundi kera ko najyaga mfata amasengesho y'iminsi 3, ko najyaga mfata amasengesho y'iminsi 2, kera ko ntayoborwaga n'amarangamutima cyangwa se n'umujinya, hanyuma ukisuzuma ukiyinira ukavuga ngo ariko iki gihe nagendaga gutya ariko nsigaye ngenda gutya, ukongera ukagaruka, hanyuma ukabifashwamo no gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riragaruka bambere rigarura umuntu cyane, iyo wagize umwanya wo gusenga. Icya mbere wagize umwanya wo gusenga, icya kabiri ukagira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, icya gatatu ukagira umwanya wo kwizera yuko Imana iri bukubabariye cyangwa iri kumwe nawe. Imana ni inyembabazi cyane. Aho ngaho uba wongeye kugaruka mu mbaraga z'umwuka wera no mu mbaraga z'ijambo ry'Imana. Hari imvugo ivuga ngo abarokore bari abakera. Ntabwo ariko mbibona, kuko na kera abapagani barahabaga, no ku bwa Yesu hariho abapagani, kandi hariho n'abakirisitu cyangwa se n'abakiranutsi. Ntabwo abarokore bari abakera. N'ubu ngubu haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali, haracyariho abapasiteri beza, haracyariho abavugabutumwa beza, haracyariho abahanuzi beza, haracyariho abantu b'Imana. Ntabwo rero iyo uvuze ngo umukirisitu wari uwa kera, haba harimo kugaragaza intege nkeya zawe cyangwa se za muntu bivuze. N'ubu ngubu haracyariho abantu b'Imana, ntabwo abantu b'Imana barangiye. Ufite ibyiringiro by'uko hakiriho abantu b'Imana? Yego, ndabyizera cyane, ndabyizeye cyane, bariho. Kandi nawe udukurikiye urabizi ko abantu b'Imana bakiriho, kandi nawe uri umuntu w'Imana. Umuntu wese ubasha kuvuga ngo nakuye mu makosa cyangwa nakoze icyaha nsabye Imana imbabazi, uwo ni umuntu w'Imana. Umuntu wese uca bugufi ntabwo ari uwo kurimbuka, ahubwo ni uwo guhabwa ubugingo. Upfa gusaba Imana imbabazi, upfa kwikubita ukavuga Imana mbabarira, naguye hano ariko mbabarira. Abantu b'Imana rero barahari. Ntabwo kuba umuntu w'Imana ari ukuvuga ngo nta byaha ukora. Oya, turi mwisi, ahubwo umuntu w'Imana nyako. None se Imana ntiyabwiye Dawidi, hiramubwira ngo Imana yarirahira avuga ngo mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Imana yabivuze, ntabwo yabivuze ari uko Dawidi ari umukiranutsi, ahubwo yabivuze ari uko Imana ibonye umuntu ufite umutima uca bugufi wo kwihana. Rero icyo nabwira abadukurikiye ni uko nababwira ngo guca bugufi niyo turufu yonyine yo gukiranuka. Ababivuga bafite aho bahera. Yego. Abo twita abashumba, abapasiteri, ababishopu, abahanuzi, abakozi b'Imana. Yego. Nibo basigaye batwerera imbuto mbi, nibo basigaye bagaragaza yuko nta murokore ugihari. Urashingira uvuga ko hari umurokore ugihari, kandi abadutoza inzira yo kuba umurokore nabo ubwabo atari abarokore. Reka mpere kuri wowe iki kibazo ngikubaze. Wowe mu mutima wawe ntabwo uri umurokore, ntabwo uri umukirisitu. Izi saha ngende kuvuganira abantu, uri kubariza abantu. Yes. Ariko nawe wibariza. Icyo nakubwira, kera ibyaha byarakorwaga. Nongere mbigusubiriremo. Kera ibyaha byarakorwaga. Abantu bakoraga ibyaha bari no mu nzu y'Imana. Ariko hakabona abandi babaga bari mu nzu y'Imana, ariko bakaba ari abantu Imana ibonamo ubukiranutsi. Kubabonamo ubukiranutsi si uko batakoraga ibyaha, ahubwo ni uko bibukaga yuko bacumuye bakagaruka imbere y'Imana bagaca bugufiya. Abantu ko bananiwe gukizwa insengero zifunguye, ubu insengero zifunze nibwo bazashobora gukizwa. Njya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Ndakubwiza ukuri, nubwo insengero zifunze ariko agakiza koko, inzu y'agakiza ntabwo ifunze, irembo rijya mu ijuru ntabwo rifunze. Byanze bikunze rero nta rwitwazo ruhari ruvuga ngo abantu
ngo insengero zirafunze, ngo pasiteri wanjye arafunze, ngo pasiteri wanjye ngo byarangiye, ngo ntituzongera kubonana. Oya, wowe upfa kuba waramenye Imana ku giti cyawe. Ubundi abantu dusohoye mu gihe cyiza cyane kandi gikomeye cyo kugira ngo umuntu amenye Imana yiwe atabwiwe na kanaka, adakurikiye kuri kanaka. Iki ni igihe cyo guhagararana n'Imana ku giti cyawe, nta mupasitoro, nta muhanuzi, nta mwigisha, ugahagarara ukamenya Imana yawe. Abyumvishije? Njya ntanga urugero rwiza kuri korali Hoziyana y'Inyarugenge yaririmbye ngo abantu bazajarajara bashaka ijambo ry'Imana ariko bari buri. Hari igihe uzahamagara n'umuntu ugusengera ugasanga wa wundi uhamagara ugusengera ugasanga ntabwo akibirimo. Ariko wowe nubana n'Imana, Imana izakugirira neza kandi izaguha ibihe byiza. Urusengero rero, ubundi rusengero ni iki? Ariya ni amazu yafunzwe. Ariya ni amazu yafunzwe, ariya amazu yakorerwamo n'ibindi, hari amazu yacururizwamo ibindi bitandukanye, ariya ni amazu yafunzwe. Ariko ntabwo urusengero, ntabwo itorero ry'Imana riri hano, riri hariya muri ariya mazu. Oya, itorero ry'Imana ni wowe, ni njyewe, riri mu ibanga. Itorero ry'Imana riracyahari kandi rirakomeje. Ab'Imana bakomeje gukomeza wa mugambi mwiza wo kujya mu ijuru. Rero zira ni inzu zifunzwe, ntabwo ari itorero rifunzwe. Dawidi yanditse ijambo aravuga ngo nari umusore none dore ndashaje, sindabona umwana w'umukiranutsi yicwa n'inzara cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize. Iri jambo ni ukuri? Nari umusore none ndashaje, yego, sindabona urubyaro rw'umukiranutsi, sindabona umukiranutsi wishwe n'inzara cyangwa se ngo urubyaro rwe rusabirize. Icyo cyo ni ukuri. Kwicwa n'inzara ntabwo mvuze yuko umukiranutsi inzara itamwica, nta nubwo mvuze yuko atasonza cyatagira ibibazo cyangwa se atasohorwa mu nzu. Ariko kuba uri umuntu w'Imana, kuba uri umukiranutsi w'Imana. Nasomye ijambo ry'Imana riri mu Kuva rivuga ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka ajya yitamurura. Yitamurura ryari? Mu gicuku cya nyuma yitamurura ari uko ubona ibintu byakuyobeye, baguhaye piriyave, yewe ibikoresho babisohoye, bakubwiye ngo n'inzu yacu turayikinze, ariko ukajya ukumva wenda telefoni ni urugero, cyangwa se ukajya ukabona izindi mbaraga zikubwira ngo kana twarabanye, mutanaziranye, wenda mwari mumaranye nk'imyaka 5 cyangwa 6 cyangwa 10 mutaziranye, akakubwira ati uraho, ati ndaho, ati nagushakaga ariko hari ubutumwa bwawe ngufitiye. Ukajya ukabona nimba rurimo amezi 5 cyangwa 6 y'inzu bagusohoye, ukabona kwishyura uyu mwaka wose cyangwa imyaka 2, cyaka akubwira ati sura cyakodesha, ati igihe cyo gukodesha kirarangiye nkugura iyi nzu. Mu gicuku cya nyuma rero Uwiteka ritamurura. Iri jambo ryavuzwe ryari? Ni igihe Abisirayeli barimo bava muri Egiputa, ngo bageze kure bari kugenda, ngo bagiye kubona babona inyuma yabo amagare n'amafarashi bya Farawo. Ngo babonye amagare n'amafarashi inyuma yabo, kandi bo Abisirayeli bari bagenda n'amaguru. Ariko abanyegiputa, abanzi babo, bari ku magare n'amafarashi bari kwirukanka, bari kubirukankaho. Ngo barebye imbere yabo babona inyanja, barebye ku mpande babona ni imisozi. Barangije bo basubira inyuma umutima baravuga ati turapfuye turashize. Babwira umushumba wabo wari ubarangaje imbere Mose, harababwira ati ubundi ubu ngubu tujyanaga he, ko tuje gupfira ahangaha biragenda gute? Mose arangije arababwira ngo intwaro mugiye kurwanisha ari byo ndi kubwira abakirisitu cyangwa se abantu bankurikiye kuri izi kamera. Mose ababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo intwaro mugiye kurwanisha, nubwo mubona abanyegiputa bakurikiye bari birukankaho n'amagare n'amafarashi, intwaro ya mbere mugiye kurwanisha ni uguhagarara, iya kabiri ni uguceceka. Arababwira ngo nimwihagararire gusa kandi muceceke, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire. Arangije aravuga ngo abanyegiputa mwabonye uyu munsi ntago muzongera kubabona ukundi, Uwiteka rubarwaniye namwe mugire gute? Muceceke. Rero icyo nabwira abantu b'Imana badukurikiye, mu gicuku cya nyuma Imana iraza ikagaragara. Ubona byakuyobeye, ubona abana baburaye, ubona abana babirukanye mu ishuri, ubona urugo rurangiye rusenyutse, ubona imbaraga zose washyiragamo kugira ngo utunga urugo byanze, mu kazi kawe ubona byanze bakwirukanye, mu gicuku cya nyuma Uwiteka aritamurura.
uragira uti mu gicuku cya nyuma Uwiteka aritamurura. Damase wari wicwaho n'inzara wenda nk'ukwezi kumwe? Ndavuga wari wahura n'ubukene ku buryo uhura n'inzara? Ukwezi waba wapfuye. Ntabwo mvuga kumara ukwezi kubura ibyo kurya wenda ukarya nabi. Reka nkubwire, nta muvuga butumwa utarashonje. Nta muvuga butumwa utarashonje. Reka nivugire wenda ku bavuga butumwa cyangwa se nivugire ku umuntu w'Imana uwo ari wese yarashonje. Nge nigeze gukora amasengesho y'iminsi 3, nsoza amasengesho y'iminsi 3 niteguye ko Imana. Icyo gihe nari gusengera ibintu bibiri. Nari gusengera icyambere, nari gusengera aho kuba. Ni ibintu bitatu nari gusengera. Nari gusengera aho kuba kuko ntaho nagiraga. Nari gusengera aho kuba. Icya kabiri nari gusengera icyo kwambara, imyambaro. Icya gatatu nari gusengera aho kuba, ibyo kurya n'imyambaro. Ibyo nibyo nari gusengera. Ndasenga ndi mu butayu iminsi 3 ndayirangiza. Maze kuyirangiza nizeraga yuko byanze bikunze Imana mvaho ngaho yampaye ibyo kurya. Ariko naratashye. Icyo gihe nari nagiye gusengera mwirebero, hari ubutayu, hari n'amazu. Mwirebero hari ahantu hari ubutayu, sinzi nimba uhazi, hari n'amazu. Ntabwo mazi. Ndangije twahamaze iminsi 3, umunsi wa gatatu urarangira, ndataha manuka igikondo. Isereri yamfatiye umuhanda, nikubita hasi kubera inzara. Nikubita hasi, maze kwikubita hasi abantu baranshungera bagira ngo ni igicuri. Bamaze kunshungera, umuntu w'Imana araza, nta nubwo muzi, arangije ampa agafanta ndanywa, ampa n'agakeke. Ndangije numva mbaye umusore, ndakomeza ndagenda. Wambaza ngo ko ari gusengeraho kuba wararaga icyo gihe? Icyo gihe naraga mu rusengero rw'iwacu Nyarugenge. Urumva? Hanyuma tutaragera aho ngaho, icyo gihe uhura n'iyo nzara wari umunyabyaha? Oya, ntago nari umunyabyaha. Naranasengaga kandi wari umukiranutsi. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ntago turivuguruza. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Yabivuze neza. Turebere ijambo Dawidi yavuze ngo nari umusore, none ndashaje. Nta muntu w'Imana yarashatse kuvuga ko nta muntu w'Imana ukorwa n'isoni igihe cyose. Mu gihe cyose wizeye Imana, hasi nta soni zagukoze. Ibaza umuntu w'umusore Imana yonyine yo yabonaga yuko yabonye yuko byabaye. Kandi icyo gihe nabonye abampa icyo kunywa n'icyo kurya muri ako kanya. Ariko witura hasi uganduka, wagandutse wishimye cyangwa wagandutse wumva ufite isoni? Nagandutse mfite icyizere yuko byanze bikunze nubwo ibyo bibaye, ariko nasenze kandi navuganye n'Imana. Kandi Imana iri mu ruhande rwanjye. Uko byakagenda kose, Imana ishobora kutakugaburira uyu munsi, ariko ejo ikakugaburira. Imana ishobora wenda kutagukorera igitangaza nonaha, ariko ejo ikagikora. Ubu ngubu rero ntabwo ndi wa muntu ugisengera aho kuba cyangwa ibyo kurya cyangwa ibyo kwambara. Imana muri cya gihe nubwo ntayibonye ako kanya, ariko nabibonye mu gihe gikwiriye. Ntabwo ngewe rwose nari nanyurwa. Dawidi ati nari umusore none ndashaje. Sindabona umukiranutsi wishwe n'inzara cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize. Kandi hano hanze abantu barasabiriza, tukababona b'abarokore, urubyaro rwabo rukicwa n'inzara tukabibona, bakabura. Mbese ushigira uvuga yuko iryo jambo ari ukuri? Iryo jambo abantu b'Imana, usibye no kuvuga ngo n'ab'Imana, n'abandi batandukanye barasabiriza cyangwa se bakagira isoni zishobora kugukora. Nk'uko hari ubimbwiye ngo cya gihe ngo wikubita hasi kandi wasenze ntiwakozwe n'isoni. Bakundwa nshuti z'Imana, ndashaka kubabwira yuko ririya jambo impamvu ryavuzwe Dawidi yarivuze, ntabwo yavugaga inzara yo mu mubiri, yavugaga inzara yo mu mwuka. Ni inzara yo mu mwuka. Yaravuze ati icyo yashatse kuvuga, icyo yashakaga kuvuga ntabwo yari inzara yo mu mwuka, ahubwo yashakaga kuvuga icyo yashaka kuvuga ntabwo ari inzara yo mu mubiri, yashaka kuvuga inzara yo mu mwuka.
aravuga ati nari umusore none ndashaje sinari nabona umukiranutsi yicwa n'inzara cyangwa urubyaro rwe rusabirize. Ye rero ntabwo arimo avuga inzara isanzwe, ahubwo yari ari kuvuga inzara yo mu mwuka. Nimba hari inzara ibaho mbi cyane niyo mu mwuka. Ushobora kubura aho uba, ushobora kubura icyo urya, ushobora kubura icyo wambara, ushobora kubaho nabi, ariko wibitseho imbaraga z'umwuka wera, ufite imbaraga z'ijambo, ufite imbaraga ziyerekwa n'ihishurirwa, ufite ubuhanuzi, kandi rwose ukicwa n'inzara izo mpano z'Imana zose uzifite, ariko ntacyo bigutwara. Uba ufite icyizere yuko ibyo byose bizarangira, kuko wifitiye imbaraga. Wowe mu mubiri urashonje ariko mu mwuka urahaze. Rero yari inzara yo mu mwuka yashaka kuvuga. Imana rero iturinde inzara yo mu mwuka, iturinde ubukene bwo mu mwuka, iturinde kwambara ubusa ko mu mwuka, iturinde ibigeragezo byose byaza bigatwara imbaraga z'umwuka zikorera muri twebwe. Tugaburire rero kuri ibyo biryo byo mu mwuka. Yego, urakoze cyane. Reka tujye mu mwanya mwiza nanone wo kumva ijambo ry'Imana. Nababwiye ko ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nkaba ndi umukozi w'Imana, kandi nkaba Imana yarampaye impano zose z'umwuka, kwerekwa no guhishurirwa, ubuhanuzi, ariko cyane cyane Imana impano y'ijambo ry'Imana. Ndashaka yuko rero dusangira ijambo Imana yampaye, riboneka muri Yesaya ibice 52 umurongo wa 16. Haravuga ngo dore ninjye urema umucuzi uvugutira umuriro w'amakara, agakuramo icyuma akoresha umurimo we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura, ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo igutwara. Amen. Nta ntwaro bacuriye kukurwanya n'imwe izagira ikigutwara. Ijambo ry'Imana iko rivuze ngo dore ninjye urema umucuzi uvugutira umuriro w'amakara, agakuramo icyuma akoresha umurimo we, ngo umurimbuzi namuremeye kurimbura, ngo ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo igutwara. Ukomeje ugasoma hepfo aravuga ngo kandi ngo n'ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ngo ibyo nibyo, uko niko Uwiteka avuga. Bene data mudukurikiye, ndashaka kubabwira yuko ibiturwanya ni byinshi, ibibahiga ni byinshi, ibitubuza amahoro ni byinshi, ariko intwaro zose bari baracuze, intwaro zose bari barahagurukije ku buzima bwawe, intwaro zose, intwaro ziratandukanye. Hari intwaro z'amagambo, hari intwaro z'amarozi, hari intwaro zitandukanye, ariko izo ntwaro zose zacuzwe nta kintu zizagutwara. Ngo kandi ikindi ijambo ry'Imana ryakubwiye ngo n'ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya. Ndavugana nawe ufite urubanza, ndavugana nawe bashoye mu manza, ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ngo ibyo nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka, nguko niko gukiranuka kwabo guturuka hera h'Imana. Urarwanywa, ega nkubwire, no mu kazi kawe barakurwanya, mu rugo barakurwanya, muri karitsiye barakurwanya, ikintu icyo ari cyo cyose ukoze barakirwanya, ariko umva uko Imana ivugana nawe. Irakubwiye ngo intwaro zose zari zaracuzwe ku buzima bwawe, nta nimwe izagira ikigutwara. Ngo uwo niwo murage w'abagaragu b'Uwiteka, abagaragu b'Imana. Reka mbabwize ukuri, ibyakurwanya byose, ibyaguhiga byose, Imana iri kumwe nawe, nta kintu uzaba. Uko byakagenda kose dufite Imana mu ijuru, dufite Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Ijambo ry'Imana riboneka muri Yesaya kandi ibice 52:13. Hari ijambo rivuga ngo abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, ngo kandi bazagira amahoro menshi, ngo uzakomezwa no gukiranuka, ngo agahato kazakubakura, uzaba kuri biteye ubwoba kuko bitazakwegera. Ngo ahari bazaterana, niryo jambo nshaka gutindaho, ngo ahari bazaterana, ngo ariko sinjye uzabateranije. Imana ishimwe. Bazaterana bakurwanya, bazaterana baguhiga, bazaterana bashaka kukwica, bazaterana bashaka kugukuza ku kazi, bazaterana bashaka gukorera ibibi byinshi, ngo ariko ntago Imana izaba ibateranije. Imana tugirire neza. Dusubiye ruguru hakubwiye ngo abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka. Ndashaka kubwira ababyeyi babona
babona minerivare byanze, babona mu ishuri byanga ku bana, ukabona abana barazana amanota atagushimishije, wakire buno buhanuzi bukubwiye ngo abana bawe bose bazigishwa n'Imana, bazigishwa n'Uwiteka. Icya kabiri ngo bazagira amahoro menshi. Wakira amahoro menshi wakira amahoro menshi ku bana, wakira ubwenge ku bana, Imana irabitanga mu izina rya Yesu. Ikindi, ijambo ry'Imana nanone niryo ryatubwiye ngo uzagukoraniraho wese azagwa ari wo wazize. Ndashaka ko tuza gusengana. Ibigukoraniraho ni byinshi, ntago mbizi ariko urabizi. Ikindi, ndashaka ko tuza gusengera abarwayi. Imana yampaye impano zo gusengera abarwayi. Ndashaka ko tuza gusengana, Imana itugirire neza. Hari ijambo riboneka muri Yeremiya igice cya mbere uhereye ku murongo waho wa 11. Muze kurisoma. Ni amasezerano yarasohoye. Imana iraza ibwira Yeremiya, iramubaza ngo ijambo ry'Imana riza kuri Yeremiya, iramubaza ngo Yeremiya we uruzi iki? Ngo arangije arabasubiza ngo nduzi inkoni y'umurinzi. Imana iramubwira ngo waroye neza, iramubwira ngo uko niko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Ikintu Imana yakubwiye, ikintu Imana yakugambiriyeho, ikintu Imana yavuganye nawe, izarinda ijambo ryayo kugira ngo irisohoze. Aya magambo Imana yayabwiriye iki Yeremiya? Ni igihe yamuhamagaye iramubwira ngo Yeremiya ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda ya nyoko, ngo kandi nakwejeje utaravuka. Irangije aramubwira ngo ngushyiraho kuba muhanuzi uhanurira amahanga yose. Arangije abwira Imana aravuga ngo ariko Mana sinzi kuvuga. Iramubwira ngo aho nzagutuma hose niho uzajya, icyo nzakubwira gukora, icyo nzakubwira kuvuga nicyo uzavuga. Imana yarangije aramubwira ngo ntukabatinye, ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Imana ishimwe. Imana rero Imana iradusaba iki? Irasaba kugira ngo dutinyuke, kugira ngo dukorere Imana. Abantu benshi dore bakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, abapasitoro benshi, abashumba benshi, abahanuzi benshi batangiye neza ariko bashoza nabi, bahagaze nabi. Imana wowe iguhe guhagarara neza, Imana iduhe guhagarara neza, Imana iduhe kwizera gukomeye yuko tuzajya mu ijuru. Hari abatangiye urugendo neza ariko ubu ngubu hari ibyo ubona kuri social media, hari ibyo ubona kuri YouTube. Imana itugirire neza. Ikindi, iyo usomye ijambo ry'Imana riboneka muri Yesaya ibice 45, hari ijambo ku murongo wa mbere, ni ijambo rihari rivuga ngo ibi ni byo Uwiteka abwira kuri uwo mikishije amavuta. Iramubwira ngo nzakujya imbere ahataringaniye nzaharinganiza. Iramubwira ngo nzamenagura inzugi n'ibindi bye by'ibyuma nzabicamo kabiri. Irangije iramubwira ngo nzaguha ubutunzi buri ahantu buhishe mu mwijima. Imana itugirire neza. Turiye gusengera abantu, Imana ibajya imbere ahataringaniye iharinganize, imenagura inzugi n'ibihindizo by'ibyuma ibicemo kabiri. Ikindi tugiye gusengera nkuko nabibabwiye, dusengera abarwayi. Reka mubwize ukuri, bano bashumba, bano bakozi b'Imana, bano bapasitoro, bano bahanuzi nibo badusengeraga, nibo babasengeraga, ariko abenshi bari mu matiku, abenshi bari mu magambo atandukanye, abenshi baraguye, abandi barafunze, abandi bari mu bibazo bitandukanye. Ariko ndashaka yuko uyu munsi wiga ikintu cyitwa kwisengera, wiga gusenga Imana uri wenyine, wiga guhamagara Imana ku giti cyawe, ujye mu nzu, ujye mu cyumba cyawe usenga Imana kugira ngo ibane nawe. Ndashaka ikindi, hari imbaraga z'imyuka mibi zateye, hari imbaraga z'imyuka mibi. Ntago wamenya ngo uyu ni umuhanuzi aravuga ibiri ukuri cyangwa ntago avuga ibiri ukuri, kuko hari n'imyuka mibi ihishura, nk'imyuka y'abarangi, abo bita abashwekuru, irahishura cyane kandi iravuga ukumva ni nk'Imana ivuganye nawe. Ariko burasabwa ikintu cyitwa iyerekwa n'ihishurirwa ku muntu uwo ari we wese musengana, ku muntu uwo ari we wese wagusengera, kuko hari imbaraga ziyiturira iz'Imana. Hari abantu biyiturira ijambo ry'Imana, hari abantu bihishe mu mutaka wo kuvuga ngo n'abakozi b'Imana ariko bafite izindi imbaraga bakorera. Imana itugirire neza. Ndashaka gusengera uyu muntu uri ku gisasiro urwaye, kugira ngo Imana imukize, imugirire neza. Woho wizere. Nasomye ijambo ry'Imana avuga ngo kwizera, ngo intwari zo kwizera. Imana igaragaza abantu bahambere bizeye. Imana igaragaza abizeye bikabera nk'uko babyizeye. Naye ndashaka yuko rero uyu munsi Imana iguha kwizera, Imana iguhe kwizera mu izina rya Yesu. Aho urwariye, aho urwarije, bwira umutima wawe uvuge ngo mutima wanjye
nizeye ijambo ry'Imana yuko uyu murwayi wanjye agiye gukira, kuko harimo ikintu cyitwa gushidikanya. Iyo washidikanyije Imana, iyo washidikanyije mu kwizera nta gikoreka, ariko ni wizera Imana iragukiza, Imana iragukiza umurwayi. Ikindi ndashaka gusengera umuntu ufite amadeni menshi, ukaba ufite ubwoba yuko bagiye kugutereza cyamunara yahageze, ariko Imana ijambo ry'Imana avuga ngo mu gicuku cyanyu mujye yitamurura. Imana yitamurure kuri ayo madeni, Imana yitamurure. Nubwo ufite ibintu byinshi, ariko Imana ize yitamurure mu izina rya Yesu. Hari umuntu uburwaye mu nda, akahorana mu nda hamurya cyane, Imana igukize muri iyo nda mu izina rya Yesu. Imana igukize, ikiganza cy'Imana kigere muri iyo nda. Hari umuntu uburwaye umugongo ukawumerera nabi, agahora aryamye kuri sima, agahora yumva kugenda byanze, ariko Imana yiteguye kugukiza mu izina rya Yesu. Hari uhorana umutwe udakira, akumva umutwe uramuriye, ukumva umutwe uramurembeje, yajya no kwa muganga ntibikire icyo bitanga. Umva nkubwire mwene data, hari Imana ikiza mu izina rya Yesu. Hari Imana ikiza. Imana ni umudogiteri mukuru, arutaba dogiteri bisi yose. Imana ni umudogiteri mukuru. Ubwo burwayi ufite, Imana nibukize mu izina rya Yesu. Uyu muntu wabuze urubyaro, Imana yiteguye kuguha urubyaro. Imana niyo itanga abahungu n'abakobwa. Uyu mukobwa cyangwa se uyu musore uhora upfusha ubukwe igihe cyose, Imana yiteguye kukubakira, yiteguye kukugirira neza, yiteguye kuguhoza amarira, yiteguye kuguha ibyishimo, yiteguye kuguha umunezero. Ndasengera uyu muntu umaze igihe ushaka viza ariko bikaba byaranze, Imana irayitanga mu izina rya Yesu. Imana irayitanga mu izina rya Yesu. Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Ndashaka ko wizera Imana, ndashaka yuko ufatanya nanjye gusenga, ufatanya nanjye kwizera, kugira ngo icyo ushaka Imana ikigushyire mu kiganza mu izina rya Yesu. Ndasengana n'uyu nguyu kandi ufite ikintu cyitwa inyatsi, amafaranga ubonye yose guca mu myanya y'intoki, ntumenye uko byagenze, urakora ukwezi kukarangira, ugatahira imvune z'uko wavunitse gusa, ariko ya mafaranga akarangira. Umva, izo mbaraga z'inyatsi Imana nizigukureho, Imana ikugirire neza. Ndashaka kuvugana n'uyu muntu uruhande rumwe umusatsi warapfutse, ni umumama, Imana ikugirire neza. Umukobwa uri kunyumva, uri kunkurikirana, nimba ufite ikibazo cy'umusatsi wapfutse, Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu. Imana yongere iwumeze. Ikindi, abantu benshi bacitse intege kubera abahanuzi, kubera abapasitoro, kubera abantu babibye babariganyije, ariko ndashaka yuko uyu munsi wa none ndakwingingira kumenya Imana yawe ku giti cyawe, atari y'umuhanuzi, atari y'umushumba, atari y'umukozi w'Imana wundi. Ndakwingingira kumenya Imana ku giti cyawe. Imana ikugirire neza, Imana ikwambika imbaraga. Ikindi, turasengera umuntu wumva ushaka kwakira umwami Yesu, ushaka kwakira agakiza, Imana ikaguhe mu izina rya Yesu. Imana ikugirire neza. Uyu muntu utumvikana n'umuryango, utumvikana n'ababyeyi be, utumvikana n'abana be, utumvikana, mbese nta bwumvikane buri mu rugo rwawe, Imana niguhe kumvikana, guhuza no gushyira hamwe mu izina rya Yesu. Imana ibagirire neza. Wowe urwaye amaguru, amavi akaba yarakurembeje, wowe uri kugendera mu kagare, Imana ikugirire neza, Imana iguhagurutse. Wowe uri mu Rwanda, wowe uri hanze, uri mu bihugu bitandukanye, abantu bose aho bari hose bakire gukira, ikiganza cy'Imana kibabeho, ubwiza bw'Imana bazenguruke. Ijambo ry'Imana muri Yesaya 60 no hari ijambo rivuga ngo byukura bagirane, kuko umucyo wawe uje n'ubwiza bw'Iteka bukaba bukurasiye. Uyu mucyo w'Imana nuze ku buzima bwawe, aho wari urwaye ukire. Uyu mucyo w'Imana nuze mu kazi kawe, wabonaga ugiye kwirukanwa, wabonaga byarangiye, umucyo w'akazi urahari, uravuye mu izina rya Yesu. Uyu mucyo w'Imana ku mafaranga yawe, mu gukora imikorere yawe wakoraga bikanga, wakire kuvirwa n'umucyo w'Imana.